Hello guys, murakaza neza. Aha ngaha tugiye kubasobanurira uburyo bwo gukora CV iri kuri standard za European Union, ikaba ari izajya ikoreshwa cyangwa izakoreshwa mu applyinga admission mu Butaliyani. Okay, hano rero kugira ngo ubikore utangira ujya kuri Google aho dusacingira ukandikamo Europass, ugasacinga noneho ugahitamo akantu kariho idarapo rya European Union. Iryo darapo riri mu ibara ry'ubururu, rikaba ririmo akantu k'akaziga gakozwe n'utuntu tw'utunyenyeri. Ndizera muri kukabona hano. Ubwo aha niho uhitamo kuko niyo iba iri website ya nyayo. Ugakanda hariya bigafunguka. Aha ngaha iri mu giterane ariko ngiye guhindura ururimi nyishyire mu Cyongereza. Aha rero uhita ujya hano ukajya kuri login to Europass. Abantu mudafitemo account, iyo ukanze hano uhita ugera kuri iyi page. Aha ngaha iyo usanzwe ufite account ushyiramo email wakoresheje uyikreya, ugakanda next, bakagusaba password, ugakomeza ukaba uloginze in. Ariko kubera ko twebwe tutayifite tugiye kukreya account, ujya hano handitse create an account, ukahakanda hagafunguka iyi page. Iyi page iyo ifungutse bagusaba gushyiramo first name, last name ni izina rya Kinyarwanda, ugasabwa gushyiramo email. Iyi email rero niyo urize kwakiriraho, ubutumwa cyangwa se link iragufasha gucompletinga your registration. Okay, tugiye gushyiramo email. Tugiye kwandikamo email. Iyi email ariyo iri buze kwakirwaho bwa ubutumwa link uraza gukoresha ucompletinga registration. Iyo umaze kuyandika usabwa kuyisubiramo. Ukayandika neza isa nk'iya mbere kuko uri kuyikonfaminga ko ariyo. Noneho ugakomeza hano hasi bahita bakubaza ko ugomba kwemera privacy statement. Ugakanda hano muri aka kadomo hakazamo V, noneho ugakanda kuri create account, ugategereza amasegonda makeya kugira ngo account yawe ibe created. Muri aka kanya ubwo bahita bakoherereza link, ugasubira kuri email yawe. Bino bimaze kurangira ukajya kuri email ukajya kureba iyo link bakoherereje. Okay, noneho iyo link ukayikandamo kugira ngo ucompleting registration. Tegereza gatoya, birarangiye. Hano bahita baguha ikaze, thank you for registering, you will receive an email allowing you to complete the registration process. Uhita ujya kuri email yawe ugasanga bakoherejeyo email, ukayifungura usangamo email imeze gutya iguha ikaze kuri Europass. Icyo gihe bahita bakubwira bati gucreatinga password, urajya kuri iyi link. Ubwo ukanda hano handitse this link. Okay, urahakanda ukahafungura. Hafunguka bagahita bakugeza aha ngaha gukereya password. Password iri strong nuko iba igizwe nibyo hano bari kutubwira. Ibigizwe harimo inyuguti nkuru, harimo inyuguti ntoya, hakaba harimo imibare, hakaba hariho n'agakaragita, akadomo, akabazo, akitso, utuntu nk'utwo parenthèse, guteranya. Uhitamo ako ushaka. Tugiye gukereya natwe password. Create password, ugashyiramo umubare, ugashyiramo n'akandi.
izere ko bisa, nayo maze kubyibagirwa. Aha, hano barabyanze, baravuze ngo uko babisabye ntabwo ariko twabikurikije. Guys, hano baba baguhaye amabwiriza ugomba gukurikiza, iyo utayakurikije ntibabyemera. Tugiye kongera tukere account, ukaba umaze gushyiramo password, noneho ugakanda hano handitse submit. Okay, ahangaha rero baba bakubwira ngo password yamaze kuba successful. Ugakora iki? Ugakanda hano handitse ngo proceed, ukahakanda. Icyo gihe noneho bahita bagushyira kuri page yawe ya Europass. Hano karacyari kurodinga, utegereze gatoya karangire. Ahangaha uba umaze gucreatinga password yawe. Okay, aha rero bari kongera akakubaza ibyo ugomba kwemeza bijyanye na data privacy, uburyo bazajya bacunga amakuru yawe. Ukanda hano I have read and agree with the data privacy policies. Okay, ugakanda kuri continue. Karodinga. Ahangaha noneho uba umaze gukereya bya nyabyo page cyangwa se profile yawe kuri iyi website yo gukereyaho CV iri kuri standard za European Union. Akaba ari tuzajya dukoresha nyine mu kwa applying ama admission. Okay, iyo ugeze hano rero uba ugiye gutangira gukora profile yawe kugira ngo ari izajya iherwaho ukora CV. Hano bakubwira ngo ushobora gushyiramo CV yawe usanzwe ufite, ariko ibingibi ntabwo tuzajya tubikoresha. Tugiye gutangira hano handitse ngo start from scratches, ni nko gutangira from zero. Okay, so ukanda hano kuri kano kantu, wamara kuhakanda bikafunguka. Hano bakubaza amazina, njye ngiye gushyiramo, ukanda nihuta, shyiramo hano tuvuge ko wanditsemo izina ryawe. Tubibutse first name ni rya zina ukoresha mu wabatijweho, ababatijwe. Okay, last name ukayishyiramo, igihe wavukiye, okay, none ugahitamo gender yawe, nationality, ubwo abanyarwanda ni u Rwanda, abarundi ni abarundi, uhitamo igihugu. Okay, ukagihitamo. Wamara guhitamo igihugu ugahitamo aho utuye. Ushobora kuba waravukiye hariya ufite ubwenegihugu ariko utuye ahandi hantu, ugahitamo aho utuye. Tugiye gupfa guhitamo tutagendeye ku mwebwe muraza guhitamo mushyiramo ibya nyabyo, ariko ntacyo ubona twarugezeho. Aha rero iyo harangije ujya hehe? Kuri hano handitse continue. Iyo uvuye kuri continue bahita ako kahita kambere kaba karangiye ka personal informations. Noneho ugera kuri education and trainings, ugashyiramo ama educations wakoze n'ama training wakoze. Okay, ukuzuzamo, ukagera kuri organization yabiguhaye, level. Hano rero kubera ko tugiye ku marevo, reka nkora ibintu bya nyabyo. Nenge gupfa kwandika, ariko ndi kubona hari abantu bashobora kuza kubazwa amakuru bakayoberwa yariyo. Tuvuge ko iri ari isomo wize ari bachelors, wize food science, uyiga kuri University of Rwanda, okay. Then uhitamo level, niba ari kubera ko hano hari bachelors of food science. Hano bagubwira guhitamo level
bachelors ni level ya gatandatu, noneho ugahitamo umwaka wayitangiriye. Tuvuge ko watangiye bachelors ku itariki 15 z'ukwa 9 2000, okay, ukayirangiza imara imyaka 3, 15 z'ukwa 9 2003. Hano twashyizemo 2009, ubwo hano turashyiramo 2012 wenda ni urugero. Iyo ukiri kuyiga ukanda kuri ongoing, okay, wabirangiza hano bakubwira occupation and techniques. Hano ushobora gushyiramo comment ibyo wize, okay, ni byinshi. Ubwo twe tureka turekiremo ibingibi: biochemistry, hygiene, food and ibintu byinshi, science applied to food and equipment. Bagusuggestinga nyine bimwe na bimwe mu byo wabonye mu masomo. Aho icyo kigo cyari giherereye Huye, umujyi wa Huye, country n'ubundi ni Rwanda. Okay, noneho ugakomeza ukajya kuri ushobora kongeramo indi education. Aha noneho ushobora guhita ushyiramo secondaire, wenda secondaire twayize école de science. Hano ushyiramo title wabonye, wenda wize physics, chemistry and biology. Organisation, école de science do Byimana. Okay, hano level ya secondaire ni level ya 4. Noneho wayitangiye mu 2005, uyirangiza mu 2005 ku itariki 15 z'ukwa 2 2005, uyirangiza ku itariki 15 z'ukwa 7 2000. Hano byanze kujyamo 15 z'ukwa 7 2000 n'umunani, ni urugero. Wahize imyaka 3. Okay, noneho ushobora guhitamo ibyo wize: microbiologie, biochimie, hygiene, byandi wowe urahitamo ibya nyabyo. Mu Byimana ni mu karere ka Ruhango, country n'ubundi ni Rwanda. Ukagenda ubyuzuzamo neza. Okay, ufite n'ibindi wize ukagenda ubyongeraho. Hari umuntu ushobora kuba yarize bachelors 2 zose, ugenda ushyiramo ukomeza. Iyi etape ukaba urayirangije ugakanda kuri continue. Iyo etape uyirangije rero, hano bahita kujyana no kuri work experiences. Umuntu udafite, utarigeze akora, nk'umuntu wenda ari bwo akirangiza amasomo akaba atarakoze ama internship, atarakoze ibindi byose, ashobora guhita avuga ko agakanda hano handitse not yet. Ubwo bivuze ko nta work experience afite. Ariko iyo uyifite uyishyiraho hano, ugavuga wenda title cyangwa position wari ufite, wenda site manager. Hasi umuntu wize food science ashobora kuba akora wenda muri laboratory, ni urugero. Laboratory scientist cyangwa se scientific laboratory technician. Umuntu ugukoresha RBC,
ugakomeza hano ukavuga ati skills mastered, okay, wenda calibration ukayishyiramo donc hano igenda ikubwira ibintu ushobora gushyiramo. Ushobora kuvuga ngo nakoze amateste, byose ukagenda ubishyiramo, kuvuga ati natangiye akazi mu 2000, twibuka ko twarangije mu 2012, natangiye akazi mu 2013, itariki 15 2013, 15 z'ukwa munani 2013, nkageza ku itariki 18 z'ukwa kabiri 2016. Okay, ushobora gushyiramo ibindi bintu ushaka wakoze hano, ushobora kongeramo rwose tarararara, nakoze ibintu, ikizamini cyitwa gutya, nongera nkora ikindi cyitwa gutya, nakizemo ibintu n'ibi n'izindi activities zitwa gutya. Noneho ugahitamo umujyi wakoreyemo Kigali, igihugu n'ubundi ni Rwanda. Okay, iyo experience ukaba urayirangije. Okay, bisi ngombwa ushobora guhita wongeraho indi experience ikurikiyeho. Ahangaha nasezeye muri RBC njya gukora ibindi byitwa nanone wenda laboratory manager, turebe drugstore manager, umukoresha wanjye ni AKDF, turahimba. Hano bagahita bakubwira ibyo wakozemo ukabyemeza. Okay, ukabyemeza cyangwa ugashyiramo ibyawe. Okay, noneho hano ukavuga ngo natangiye gukora, tureke bibanze bijyemo, natangiye gukora wenda ku itariki 20 z'ukwa gatandatu 2017. Okay, ngeza ku itariki 16 z'ukwa 9 2020. Okay, uru ni urugero. Ukazamuka ugashyiramo na bya bindi n'ubundi twavuze, ni wenda ni Musanze nakoreye. Aha ndi kugenda mbereka impamvu nshyizemo byinshi, ndaza kubereka impamvu yabyo. Ushobora ku Rwanda, ushobora kuza kubona hari icyo wibeshyemo, nabyo turabireba ku nshuro ikurikiyeho. Wamara kubishyiramo none uvuga ati ibi birahagije, akazi nakoze naka, ugakora continue. Uba uvuye kuri etape y'akazi wakoze, none bakakujyana kuri etape ikurikiyeho yitwa personal skills. Personal skills hano hari izo bagusuggestinga, reka kano kabanze karodinge. Personal skills wenda twavuga neza Microsoft Excel ni urugero. Utiriwe ujya ukanda kuri kano kamenyetso ko guteranya ukawiyongeyeho hano, bagahita bayiguha hano kuri your skills. Ukavuga uti wenda nkoresha Microsoft Office muri rusange, nayo nkayiteranyaho. Nkakoresha Excel nayo nkayiteranyaho. Muri kubona ko hano ziri guhita zijyaho. Nkakoresha Microsoft Word, work with chemicals, nakoze nk'umuntu nyine. Hano baguha skills zijya guhura n'ibyo nakakazi na twatuzi wagiye ukora. Okay, hano wenda organizational and planning biragiye. Work as a team, gukorera muri team, ukabyongeraho utuntu nk'utwo ngutwo. Kurabona nk'aha ngaho bahise bashyiraho akadarapo ka European Union. Ubundi bareba wenda European Union ikunda abantu bakorera muri team. Work with chemicals, ngaka kaje ukagashyiraho, ukagenda wongeraho skills ushaka. Okay, bitewe n'umubare. Noneho iyo ibyo byose birangiye,
ukora iki? Iyo bino byose birangiye rero ukanda hano handitse create your Europass profile, ukahakanda. Icyo gihe profile yawe iba ibaye created. Okay, hano baranakubwira profile created successfully. Noneho ushobora gucekinga your dashboard. Check your dashboard. Okay, ushobora gukanda hano rero handitse ngo go to my Europass, ukahakanda. Uri kubona ko dashboard yawe iba yabaye created. Okay, noneho ahangaha iyo uhageze ya profile yawe ngiyi irahari n'amazina yawe. Urabona iyi ni profile yawe, tujya hano kuri create CV ukahakanda. Ibi ngibi ni ukwamamaza, turabikuraho turabifunga. Noneho ugategereza bigafunguka create CV. Aha, hano rero bahita bakubaza ngo use the standard CV builder, niyo duhitamo n'ubundi. Okay, hagati hafunguka ibi ngibi. Hano rero ukanda hano handitse ngo start from your profile. Bigafunguka, ya profile yawe igafunguka. Okay, iyi ni bya bindi twari twujujemo mbere. Okay, bachelor's education training, ibyo bya bindi byose twize twagize gute, working experience zindi twari twakizemo. Okay, noneho ugakora hano ugakanda hano handitse next. Okay, iyo umaze kuhakanda barakubaza do you want to edit the information before creating a CV. Hano ntabwo nshaka ku editing ikintu na kimwe, ubwo ndakanda hano handitse no thanks, komeze. Ariko urabona ko hano bahita bangeza kuri iki, kuri template, nkahitamo template yanjye nshaka guhitamo. Mu gihe ariko nshaka kugira ibyo nongeramo, muribuka ko hano nta ndi skills twashyizemo, nta ndimi, ntaki. Ubwo rero nshobora gusubira inyuma hano nkakanda previous. Iyo ukanze hano ugeze kuri final ukavuga hari ibyo nibagiwe, ushobora gukanda hano kuri previous ugasubira inyuma, nta kibazo. Noneho bakongera kubaza cya kibazo, noneho ukavuga yes I do, nshaka kugira ibyo neditingamo. Okay, bahita bagusubiza kuri ya page isanzwe, bakakwemerera kuba we kweditinga. Iyo hano hari amazina wanditse nabi, itariki wavukiye waranditse nabi, ujya hano handitse edit, ukaba ushobora kuba wabyeditinga ukabisubiramo. Ariko twebwe kubera ntabyo tweditinga, uhita uza hano hasi ukandika hano kuri save. Ubwo ibyo wamaze kweditinga nyine umaze kubisavinga nta kibazo. Okay, noneho hari igihe ushaka kongeraho section. Ukurikira, mwibuke ko nta ndimi twashyizemo tuvuga, nta hobbies, ntaki. Ujya hano handitse add section, ahangaha ugakanda add section. Noneho hano uhitamo, bagusuggestinga ama sections ushobora guhitamo. Niba hari ahantu wakoze volunteering ubishyiramo, ni ibintu byinshi. Ama publications abantu bapublishinze na hano ubishyiramo ukabyongeraho, project wakoze ukabyongeraho, nta kibazo. Ama driving license, ariko twebwe hano reka twongereho language skills. Bimaze kugahitamo uhita ukanda kuri add section. Ubwo section bagahita bayigufungurira. Mother language ukayishyiramo, wenda katuvuge Kinyarwanda ukabyandika. Okay, ukaba ubyongeyemo. Add language, ushobora gushyiramo izindi language, turebe English, ugashyiramo English, other languages. Okay, iyo umaze gushyiramo English rero hano barakubaza ese level yawe y'icyongereza ingana gute mu bijyanye na listening. Uraza ugahitamo listening, wenda mfite, baranagusobanurira icyo bivuze. A1 ivuze iki, A2 ivuze iki, B1 gutyo. Tukavuge ko wenda dufite B2. Okay, muri listening. Muri reading naho dufite B2. Speaking dufite naho B2. Ni urugero, buri wese n'icyongereza azi arashobora guhitamo ibyo ashaka mu kwinteractinga n'abantu, mu kuganira, mu kugira gute, uvuga gute. Naho nshyiremo B2. Okay, writing, kwandika, nandika nte mu cyongereza, naho ugahitamo, bagenda bagusobanurira n'icyo bigenda bivuga. Nanone ugahitamo wenda ugahitamo B2.
ushobora guhitamo urundi rurimi nanone, French, okay, naho na bya bindi byose ukagenda uhitamo ibyo ushaka mu gifaransa uko ukizi. Ntabwo ari ngombwa ko byose biba bisa, kandi ushobora kuba nzi kuvuga, kwinterakitinga n'abandi ariko ntazi kwandika neza. Reka turebe, hano uramanamanuka ukagera kuri C2, spoken production, uburyo uvuga, okay, ugahitamo ibyo ushaka na level ushaka. Twakomeje hano ugahita ukanda kuri save. Ushatse ugahita wongeramo na section, add a new section, dushyiremo wenda hobbies, tuyishake hobbies and interests, ugakora add section, okay. Hano wenda ushobora baguha urugero, siporo, ubukorikori, literature, reka mvuge sport, okay, ukayihitamo. Ugashobora guhitamo nyine buryo ukora siporo, wenda urirukanka, urasimbuka inkiramende, ibyo ushaka, okay. Ushobora no gushyiramo link, ushyiramo akavideo kawe bakaba bareba n'uburyo ubikora, ugakora hano, warangiza ugakora kuri save, okay. Hano uhitamo section zose ushaka ukazongeraho. Reka tuvuge ko turangije kongeraho section zacu, dukanda hano handitse next, okay. Noneho igeze aha ngaha rero ni kuri etape ibanziriza ya nyuma, ngira ngo hano uba ugiye guhitamo uko CV yawe ushaka kwiza gusohoka imeze. Turavuga ati ngewe hano ndashaka CV itariho ifoto. Niba ushaka CV iriho ifoto urahitamo iyi style, okay. Murabona ko hano bise bihinduka, bagahita baguha n'umwanya wo gushyiramo ifoto hano hejuru. Aha ngaha buriya niho ifoto yakagombye kubiri, ariko twebwe kubera ko tutayi twayishyizemo ntabwo ihari, ariko ushatse wayishyiramo. Ukajya n'ahandi ukaba wahitamo ubundi bwoko bw'uko CV yawe ushaka kwiza gusohoka imeze. Reka duhitemo iyi ngiyi dukomeze. Murabona ko bigiye bitandukanye bitewe n'ubwoko uhisemo. Hano barakubaza ese ushaka ko iza kuza irimo iyihe kureri, ushobora guhindura kureri, mugende muhindura murebe uko bigenda bihinduka, okay. Noneho ushobora guhitamo kuvuga ati se nshaka ko biza biri inyuguti uburyo zingana, ari nini cyane, ari ntoya, uhitiramo hano small, medium or large. Reka dugumishemo medium, ushobora gushyiramo small ukareba uko biri kuza bimeze, ariko twebwe reka dushyiremo medium. Bakakubaza ese iyi logo ya Europass iyi ngiyi urashaka ko iza kuri page ya rero, mu gihe wakoze page zirenze imwe, urashaka ko kuri buri page hazaho iriya logo, urashaka ko iza kuri page ya mbere gusa cyangwa nta niyo ushaka, ugahitamo. Twe dushaka ko iza kuri page ya mbere gusa. Hano bakakubaza ushaka gushyiraho page number, yego cyangwa hoya. Njye navuze hoya, okay. Hano ushobora no gushyiraho closing statement, kuvuga ngo ndemeza ko ibi bintu nanditse ari ibyanjye, ibi n'ibi gutya na gutya, iyi ni CV yanjye koko, ushobora kuyongeraho, okay. Iyo ugiye byose birangije uvuga ati CV yanjye ndashaka ko iraza kuba imeze gutya, mbese bari nko kuyifinyora, okay. Uganda hano handitse next, aha ngaha bagahita bakujyana hehe, kuri etape ya nyuma. Iyi etape ya nyuma rero uba ugeze ku ya nyuma, uyita izina iyi CV yawe. Tuvuge ko tugiye kuyita izina ryacu wenda, hano ugahitamo, ushobora guhita uyidownloadinga aka kanya, ubu ni etape ya nyuma, cyangwa se ukanayisevinga muri library yawe kuri iyi website ya Europass, okay. Reka tuyidownloadinge. Iyo downloadinze ihitiza hano muri download. Bari gukoresha machine, abari gukoresha telefone nawo bafite aho bijya bya downloadinzwe, cyangwa se tugahita tunayisevinga muri save in my Europass library, okay. Aha ngaha bahita bakubwira ngo your CV have been saved in your library, okay. Icyo gihe rero iyo birangiye byose ujya hano handitse finish, aho hasi handitse finish, ukahakanda, CV yawe ukaba urayirangije, ukaba umaze gukereya CV. Kugira ngo uze kuyibona rero handi muri library yawe, dore ngibi byose birahari hano hejuru, urajya hano muri my library, okay, ukahakanda ya CV yawe ngiyi, ku buryo iyo ushaka kuyidownloadinga uraza ukayidownloadinga nta kibazo. Ukanda hano ukayidownloadinga, okay. Ubwo urayidownloadinze ikitiza aha ngaha,
ubwo rero wajya kuyireba nyine urebaho uwa telefone ajya kureba aho ijya, uwa mashini akajya kureba aho ibintu bya downloadinzwe bijya. Guys, nizere ko rero mwabikurikiye neza. CV turayikoze irarangiye, iyi ngiyi ukaba wayikoresha mu kwa-applyinga nta kibazo, iba yemewe ku rwego rwa European Union. Murakoze cyane rero, uwagize ikibazo ajya hano hasi muri comment atwandikire, turaza kumusubiza. Nawe ubutaha.